aranga afata ku nkingi gutya arakomeza nteramwe imiti kuramo muhoretema akaboko. Nibwo bwa mbere twari tubonye amaraso ataruka. Baramutwara bamwicara munsi yo kwa muganga, dusigara aho nyine amafata igitenge aravuga ati natwe nibwo dutegereje. Nihuse ku itariki 17 yo nibwo baje gutwara mama, ariko batwaye mama atari kumwe na papa ko papa yari ku kazi. Yari agiye tuvuga ngo yagiye ku kazi, ariko ubwo bari bataramufata nyine ngo tumenye urupfu rwe. Ku itariki 17 bamaze gufata mama, ndamubwira reka nguherekeze. Mama aranga, ariko nyine ku myaka nari mfite nagomba guherekeza mama. Ndamuherekeza tugera ku itongo, baramutema. Ko ntekereza ko njya nkunda ubwana nkabwira ngo mama ari mu bantu bapfuye urupfu rubi. Reka tubasuhuze mwese abadukurikiyeho muri Imana wo mugisha kandi Imana bagire neza. Hanyuma nko kubona muri kamera turi kumwe n'umusore cyangwa se umupapa ari buze kutwibwira kuko ntituramenya uwo ari ko abakurikiye ikiganiro cye cy'ubushize. Ntekereza ko mwaramwumvishe avuga ku buhamya, nibwo tubuze kugarukaho cyane mu bijyanye n'ubushako. Reka rero tumusabe, ariko turashimira cyane abantu bose badukurikira kuri TV Imana wo mugisha. Ubakoze subscribe n'umunsi uyikore kuko hari byinshi turi buze kuba dusangira by'umumaro. Hanyuma ukore like, ukore share kuko ari umuntu ikomeye kuri iyi channel. Hanyuma niba hari ikibazo cyangwa igitekerezo gitange muri comment. Kare umwe data watangiye kugira abadukurikiye. Murakoze, nitwa Nshizirungu Vincent, ndi umupapa, mfite umudamu n'abana 3. Ndashima Imana ko nkiriho. Jenoside yabaye mfite imyaka 7, murumva ko ndi mukuru. Hanyuma uyu munsi turi kumwe umaze kuba umugabo. Yego. Wasigaye wenyine, wasiganye n'ababyeyi? Nasiganye na mushiki wanjye. Wenyine? Yego. Wenyine mwasigaye? Yego. Umutuye he? Dutuye Kinyinya mu midugudu y'abacitse ku icumu. Okay. Igitekerezo cyo gushaka cyaje gite? Wenda tugarutse gato ku mashuri, hanyuma ukicara ugatekereza ko ushaka kuba umugabo, byaje bite mu gihe abandi bumvaga ari ibikomere badashobora kwemera gufata iyo nshingano? Murakoze. Njyewe iwacu bambyaye ndi umuhungu umwe. Data umbyara yapfuye bamwishe ku itariki 19 z'ukwa kane 1994. Mama we bamutemye kuri 17. Ayo ni amatariki asa nk'ayegeranye, ariko mu by'ukuri natwe twagombaga gupfa kuri 24 ariko ntitwapfa. Nkomeje ku minsi rero, wenda ubwo ntagiye kubanza uko urugendo rwagenze, nagiye gufata umwanzuro wo gushaka kuko nabonaga ko kuba iwacu barashize ari njye wasigaye. Ndimo kubona ko ntashaka ngomba kuzahita mpfa. Urumva abantu bose bagiye bandira ntibigeze bampa amahirwe yo kugira ngo njye mu ishuri, ariko umugabo umwe niwe wigeze kumbwira, arambwira ati ubundi urashaka kwiga ngo uzabe iki? Kutazikamira n'ayimbwa. Ashingiye kuki? Ibyo yari ashingiyeho yari afite rezo, kuko imyaka 7 nari mfite ntabwo umuntu yambona nk'umuntu ushobora kuzabaho. Buri muntu wese yamboneraga mu ishusho y'umuntu ushobora gupfa mu gitondo kubera ibikomere bimwe na bimwe nari mfite bitari byanagakize. Ariko
ndavuga uko biri kose ngomba kuzabaho, ndavuga ngomba kuzabaho naba ariko nkabaho ngira ngo uko niko abanyarwanda benshi bakunda kuvuga. Amateka rero yanjye no muri jenoside yo ni maremare, wenda ndababwiraho make. Ku itariki 7 nibwo twavuye mu rugo ngewe na mama na mushiki wanjye turahunga, ariko kubera ko papa yakunda gukora agataha nimugoroba duhungira haruguru y'urugo kugira ngo naramuka aje aze gukomanga tumubone. Twihisha haruguru y'urugo, ariko tuhishe ngiye kubona mbona umuntu araje mu rugo kuko twagiye guhunga. Mama aravuga ati reka dusiga ducanye itara kugira ngo papa wanyu naza tumubone. Papa araza, Preto ntabwo ari we waje ariko umuntu wari waje yari yambaye nkawe, araza arakomanga ntitwakingura, arakata asubirayo. Mama ahita atubwira ati ntabwo ari papa wanyu, kandi koko ntabwo yari we kuko yasubiyeyo, natwe turarama aho ngaho. Ariko asubiyeyo yazanye abandi bantu baraza bashaka gusa nkaho bahita basahura iryo joro, ariko ntibabikora. Bukiye mu gitondo natwe turahunga tujya ahantu hari centre de santé tujyamo. Urumva ubuzima bw'aho hantu ntabwo bwari bworoshye, nta mafaranga mama yari afite ngo wenda yaduhahira. Reba kwicarana abana rero babona abandi barimo kurya, hari abatetse, mama akagura ibijumba bike akatugaburira, ariko akatubwira ati ndumva ngiye gupfa. Tukumva bitashoboka. Twari tuye Kinyinya mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, mu kagari ka Muramba, munsi ya ADPR neza. Mama yatubwira ngo yapfa, tukumva ari ibintu bidashoboka. Tubaho ngaho kuva ku itariki 7 kugera mu matariki 8. Hari umugabo wari murumuna wa papa niwe waje azaniye igitenge mama, ariko akimara kukimuha nteramwe ziba zirahamusanze, baramukushubukana bamutwara kugira ngo bahamukure. Aranga afata ku nkingi gutya arakomeza, nteramwe imiti kuramo muhoretema akaboko. Nibwo bwa mbere twari tubonye amaraso ataruka. Baramutwara bamwicara munsi yo kwa muganga, dusigara aho nyine. Amafata igitenge aravuga ati natwe nibwo dutegereje. Nihuse ku itariki 17 yo nibwo baje gutwara mama, ariko batwaye mama atari kumwe na papa ko papa yari ku kazi. Yari agiye tuvuga ngo yagiye ku kazi, ariko ubwo bari bataramufata nyine ngo tumenye urupfu rwe. Ku itariki 17 bamaze gufata mama, ndamubwira reka nguherekeze. Mama aranga, ariko nyine ku myaka nari mfite nagomba guherekeza mama. Ndamuherekeza tugera ku itongo, baramutema. Ko ntekereza ko njya nkunda kubwira nkabwira ngo mama ari mu bantu bapfuye urupfu rubi, kuko ngira ngo abazi wenda ibintu by'imishito bakoreshaga mbere ya jenoside ari imishito y'icyuma botsagaho inyama, niyo bamwicishije bamujomba. Kubyihanganira ntibyari byoroshye kuko ntacyo nagombaga guhindura. Bamaze kumutema ntibanyica, ariko hari ipera rihari mu gikari, kuko baramutwaye bamugeza ku itongo twari dutuye, naho bamwiciye. Ducukura kese ko bamurenzaho itaka, bansubiza kwa muganga. Papa rero nabwo bamaze kumufata kuri 19, nawe bagomba kujya kumwicira ku itongo. Papa yari umuntu muremure cyane, abantu bazi amateka yo mu rugo, bazi iwacu, yari umuntu muremure. Turagenda data baramutema nyine, n'ubundi nawe tumushyingura mu Rwina. Ariko harimo umugabo umwe, kuko urumva twahise tugaruka kwa muganga, masanga mushiki wanjye. Umugabo umwe nza kumubaza impamvu twe tutarimo gupfa, tubwira ko hari itariki yacu. Arambwira ngo nintanapfa
ibyo nabonye bizanyica, ngiye nzabitekereza cyose bizanyica. Kandi koko yari umuhanga, ngira ngo jenoside isa nk'irangiraho nibwo nicaraga nkumva abana barahamagara mama, nkumva abana barahamagara papa, ntangira kwibaza nimba nanjye narakomotse ku babyeyi babiri. Ariko nakomotse ku babyeyi babiri, ndetse mama yantwise amezi 9 nk'abandi nk'uko namwe byagenze. Ariko ntibyari ngombwa ko nkomeza kuba ku rutonde rw'abana bafite ababyeyi. Ariko ibikomere dufite mujye mubyumva, kubaho utagira umubyeyi nicyo gikomere cya mbere gihagarara ibindi. Twakomeje guhunga, abantu bagenda bantoragura bitandukanye, bamwe nyine nkajya ngerageza kubita papa na mama, kuko imyaka 7 nari mfite. Ubu ntabwo wambwira neza ngo nkubwire isura ya papa ko yari imeze cyangwa ya mama. Ariko jenoside irangiye umuntu wese nabonaga umugabo muremure, nabonaga ari papa. Kandi mu by'ukuri urupfu rwabo narubonye, atari ukuvuga ngo narubwiwe wenda barahunze. Nabona umumama mwiza, uko mama yagiraga imisatsi myinshi, namubona nkavuga ni mama, ariko ntibari bo. Nabayeho mu buzima butanyoroheye, kandi mu buzima bubi, abantu bagenda bantoragura bampererekanya. Ubwo hari ibyo ngiye nsimbutse, hari igihe tuzaburambura. Buri wese untoragura akifuza kunkoresha icyo ashaka, umfasha akanshyira mu nka nkaziragira, ugaburiye abana be babisigaza bakanshyira hanze nkaba ariho mbirira, nkabirya mbitamo amarira, ariko nkabirya ntitaye ko ari byo begeranyije hasi, nkabirya atari byo ndiye inkoni ziri ku mugongo, nkabirya. Abandi imvura irimo kugwa batijya kwahirira inyana, nkajya kuzahirira. Ariko ubwo buzima bwose nkabaza Imana ko bushobora kuzahinduka. Buri gihe uko ndyamye nkagira inzozi z'ubuzima bwiza, ariko nakwicura nyine nkamera nka wa mugani bajyaga batubwira kera mu wa 3 ngo umukecuru wabaga mu gice cy'ingunguru. Ariko namaze kubona icyizere, uko imyaka yagiye yicuma, ubuzima bwagiye bumbisikaniraho, nza kugira amahirwe ndiga primary ndayirangiza, niga secondaire ngeze mu wa 4, nza kugira abana bo kurera mu rugo. Nagize abana nareraga bagera nko kuri 6. Mfata inshingano zo kuba nanjye numva ko hari abantu bashobora kuzabaho kubera njye. Abana ndabarera, bamwe bajya mu ishuri bariga. Wowe ntakomeza kwiga? Njye nahise mbihagarika. Urumva ntibyari byoroshye kuba ufite abantu mu rugo, wajya ku ishuri bakakubwira ko bashonje. Kandi ntabwo wavuga ngo wajya ku ishuri ukicara guhera mu gitondo kugeza ku mugoroba, ngo nutaha ni mugoroba abo wasize mu rugo bararya iki se ko ntacyo uzanye. Muri iyo myaka nibwo natangiye harimo na mushiki wanjye we yashatse 2007, ashaka umugabo, ariko njye nihagararaho nanga kujyana nawe, ko navugaga ntashatse umugabo, ngiye kugera mu rugo umugabo nongere mbe nk'umwana, gutekereza nanjye byange. Mbwira mushiki wanjye ndavuga ntabwo tujyana. Nguma mu rugo twabaga, biza kumviramo ko abo yaransigiye n'ubundi bakomeza kwiga, ngewe mbarera muri ubwo buryo. Kandi mu by'ukuri nshima Imana, babishoboye barakomeje barayiga. Ngira ngo ubu ngubu umwana w'umukobwa wari usigaye mubona areraga mu rugo yakoze ubukwe mu kwezi kwa 2 k'uyu mwaka. Urumva mbishimira Imana, nanjye mu bukwe bwe nari nicaye imbere nk'umupapa.
simbasha kubyakira. Ubuzima bwarakomeje rero, nza kugera igihe nayo cyo gutekereza ko nshobora gushaka, ariko igihe cyo gushaka mbona kiragoye. Ndibaza ese nzahamagara umukobwa tubane mu rugo tudakoze ubukwe, ese azabyemera? Ese nambwira gushaka gukora ubukwe, gushaka nawe ko dukoze ubukwe, ese amafaranga y'inkwano nzayavana he? Ese ubukwe bwo nzabukora mbwereke nde? Ese igiseke cya mama kizafata nde? Mbese nibaza ibintu byinshi, ariko madamu tuboneye nyine anyoburijeho ngomba kumukwa, twemerana ko tugomba kubana, ntegura ubukwe. Ubwo hari ibindi by'ubuhamya bwo hasi ntigeze mbaha, munsi tuzagaruka umuntu azabubaha burambuye. Nakoze ubukwe 2014 mu kwezi kwa 12, ariko ntegura ubukwe nabonye Imana, nabonye neza ya data yagiriye abantu ntazi. Mbona Imana ndimo gusenga kugeza kuri uyu munsi wa none. Ndashimira abantu bagikomeje kubana nanjye mu buzima bwa buri munsi. Ngira nkuko nari mbibabwiye, nta kazi wenda mfite gakomeye bitewe n'ibihe namwe uko mwabyumvishe, ariko ndashimira abantu batandukanye. Esther muri Canada, ndashimira Gustave muvandimwe, yabaye muvandimwe ni byose kuri nge. Ndashimira Hitimana muri Canada, ndashimira benshi, ndashimira abamama b'inshuti zanjye kandi tugikomeza kuvugana, kandi mu by'ukuri Imana ibaha umugisha mu byo mukomeza gukora, kandi mbashimira byimazeyo. Ni ukuri sinzi icyo nababwira, Imana ibongerere. Akazi nkora akazi kubuye imisango ya Kinyarwanda. Imisango ya Kinyarwanda bigusaba kwemsinga, mwumva ko namaze kuba umuntu w'umupapa nyine, ijwi ryamaze kuba ijwi. Urumva ko imisango bimazemo imyaka myinshi, bimazemo ibihe, umva ko ni akazi kuko mbyubaha kubera ko ari akazi kandi kanjye. Sinzi rero, wankenera wakumva yamvugisha, nimero zanjye ziroroshye, ni 078 307 39 522. Amazina yanjye no muri Twashizirungu Vincent. Mbashimiye kubw'uyu mwanya twabanye, mbashimiye kubw'ibitekerezo byanyu, mbashimiye gukomeza kudukunda. Imana imwejibeho umugisha. Bayi. Urakoze cyane. Shize mu mbere ko tuzakora igice cya kabiri cy'ubuhamya. Nigeza ko mu shamake twabyumvishe, ariko noneho mu gice cya kabiri tuzibanda ukuntu wakijijwe n'icyatumye ukizwa, kugira ngo n'ibikomere byose bishire, ikintu cyagufashije nibyo tuzagarukaho kugira ngo ufashe n'abandi. Hanyuma twinjire n'izina, uburyo waje gutekereza gushaka n'urukundo, uburyo byagenze, hanyuma noneho bizafasha abandi, kuko dufite benshi bagifite imitima ikomeretse. Tunashima Imana kuba yarafashije abantu benshi. Nigeze ko bari mu Rwanda icyo gihe bahuye n'ibihe bitoroshye n'akaga. Nkavuga rero, reka nanone tuzavuga ko mu gice cya kabiri cy'ubuhamya turimo kugushimira, dushimira n'abantu bose badukurikira, cyane cyane n'abo bantu bavuze kandi bakomeje kugufasha muri ibi bihe. Tunashimira madamu wawe nawe wagize uruhare rutoroshye mu mibereho n'ubuzima bwa buri munsi. Reka rero tugane ku musozo, ariko tugusaba kandi kugira ngo ubanze usenge ushigikira iki kiganiro dukoze. Mana, turagushimye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye kubw'uyu mwanya, tugushimiye kubw'uyu munsi, tugushimiye kubw'abantu batandukanye babanye natwe, mbese tugushimiye kubw'abantu bose bagifite umutima w'urukundo,
ndetse tugushimiye kubwo abantu bakomeza kudukomeza mu masengesho muri byose. Reka Mana ubasanga aho bari kandi ubagirire neza, ubahe umugisha, nabo bakomereza amaboko kandi neza bafite mu mitima yabo, nawe ushyigikire nk'Imana. Komeze kubana natwe, ndetse tukweretse undi munsi tuzongera kugaruka hano nabwo dushima izina ryawe. Tuzagushima, tuguhimbaze, tuvuge ngo urera, tuvuge ngo urahambaye. Ngaho Mana abana natwe rero, reka ubwiza bwawe bukomeze kuba mu mitima yacu, kandi nanjye nkushimiye ukomeje kunkomeza, ndetse ibikomere byo mu mutima uko bwije n'uko bukeye ugenda ubigabanya. Ushimwe uhabwe icyubahiro, ndetse nkuretse kuri muntu wese ukomeze kumugira neza, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.